Ndi kureba neza ndabona narebagira icyezi ariko ubu ngubu ndareba neza pe. Saa tanu twageze duca izuba n'ukwezi ibyo ndabibona bibisikana. Turi hara ku majuri ukwezi kwamanukaga izuba ryari riri guca ariko ibi biti byo ndi gusanga wagira ngo ni baringa. Nje naje nizeye yuko Bikira Mariya ndamubona. Nje mubonye ashushanyije ku giti. Saa 12:15 bishya saa 12:20 z'umugoroba ndi mu murenge wa Gataraga ahazwi mu karere ka Musanze ahamagaze hakaba hazimwe mu gace ka Rwinzovu. Ni umunsi wa gatatu abaturage bashimangira ko bagize ibonekerwa rya Bikira Mariya kugeza ubwo aho bavuga yabonekeye bwa mbere yaba igiti ndetse n'ipoto y'amashanyarazi ubuyobozi bwabikuye mu rwego rwo kutarangaza abaturage ariko abaturage bahingukira mu gasantere ka Rwinzovu ari no poto murebe inyuma yanjye bashimangira ko ari bo Bikira Mariya yimukiye babishingira ngo kukuba babibonera mu masubyo kuko buri wese ubikubwira abihera ku isubyo ry'igiti arimo kureba. Bikira Mariya wamubonye? Ese mu gitondo kare ne namuvuye. Tubiko mwamubonye? Namubonye ubwo ndangize kumureba mbona niwe ngira guca ndataha. Bamuzi bakora kugwa amaso ariko nge naje mu gitondo ndebye mu zuba biremera byose ndeba ukuntu abantu baje bakurikiranye ndabireba ndamutse ngeze hepfo ku giti yari hepfo hari mu gitondo nabwo nongera ndababona nge nabirebaga nabyiboneye n'amaso yanjye ntago nzi ngo ni ibiki nta nubwo ari amarangi ari no mu zuba nabirebaga pe. Ubwo rero navuze nti nanje kankore urugendo yobokamana nje kwirebera nta muntu umbwiye ngo byagenze gute. Mvuye iwanje saa 9 ndaje ntimunyereke turaje bati ibiti yari ariho babitemye none si nta handi ari ko nshaka Bikira Mariya banje nkamureba. Nuko tugeze hano cakoze umuntu yoborwa na Roho Mutagatifu agira imyizerere ye. Nje naje nizeye yuko Bikira Mariya ndamubona. Nje mubonye ashushanyije ku giti mukanya iminota nka 20 mbonye mu gitari abantu barebye mu gitari barabona intuza oya iminuza imikororombya mw'iki giti urebye harimo imikororombya iri kuzamo. Bamwe mu baturage bashimangira ko ibiri mu kuvugwa ari baringa mu gihe abandi babitera utwatsi bagashimangira ko babonekewe na Bikira Mariya ngo uje kubakiza ikibazo cy'inzara ibugarije. Ikibazo cyo kuvuga ngo babonye Bikira Mariya ndababwiza mukuri ni baringa kuko ibiti byose bari kubigeraho bakabireba bagasanga ngo niwe kandi noneho bari kubibonera muri gara amapfundo gagiye gakokowe. Reba ririya poto uri kubona hariya ni ipfundo ngo ni Bikira Mariya. Bikira Mariya yavuye mu ijuru yana kujya mu rusengero aja ku poto. Ibyo bintu bibaho wenda hari turabona amahirwe mwana rero ko twicagwa n'inzara si wende yaze kuturengera hafi. Mwari mufite inzara Bikira Mariya kubarengera? Yewe ariko wende biraturengera ibindi byose nabyo bikaba. Aya makuru ashimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gataraga abwira abaturage ko ibi ari baringa. Kwa Bwanakweli Musa ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gataraga. Icyo abaturage bari kugenda bavuga ko Gataraga habayemo ibonekerwa ndagira ngo ngaragaze ko ayo makuru atariyo kubera ko aho byagiye bikomoka ni abana babiri biga kuri groupe scolaire ya Rwinzovu aho basohotse babona ipoto y'amashanyarazi iri hafi n'ikigo nyuma yaho baza kubwira bagenzi babo ko babonye ku ipoto hariho ifoto ya Bikira Mariya ariko icyagaragaye nuko ni amasubyo yari ariho noneho bayitiranya n'ishusho ya Bikira Mariya. Icyo gihe abana rero barahuruye bose bagera mu 200 bagera kuri ya poto abana bagenda bavuga ko nabo babonye ishusho ya Bikira Mariya. Ubwo ko bagiye bataha rero babikojeje ababyeyi
ni uko nguko ibintu byagiye gusakara mu gitondo cyaho, tubona abaturage baraje bagaragaza ko habaye ibonekerwa, abaturage barimo kubyina hafi n'ipoto. Iyo poto nayo yari yegereye n'ikindi giti cyasaga naho kirimo gukura kiyasa, nacyo bakavuga ko harimo ishusho ya Bikira Mariya. Nyuma yaho abaturage tubashyira hamwe, tubagaragariza ko ibyo babonye atari byo, ndetse twifashisha n'abihaye Imana nabo barahagera bababwira ko ubwo ari ubuyobe nta bonekerwa ryabaye. Ubwo rero kuva icyo gihe abaturage na n'ubu turacyakora ubukangurambaga, turacyabibumvisha kubera mesaje yari yatanzwe muri ubwo buryo, byagaragaye ko hari ibonekerwa kandi ntayo. Hamaze gusura nk'abantu bangana iki bavuye mu bice bitandukanye? Abaturage tumaze kwakira nk'ejo twari dufite abaturage bagera mu 2,000. Uyu munsi hazindukiye abandi, bivuga ko abaje uyu munsi ntabwo aribo bari bahari ejo. Uyu munsi twabonye abaturage bageze hafi 300. Akomeza asaba abaturage kwirinda amakuru nk'aya mu rwego rwo kugira ngo babashe kubungabungirwa umutekano, ngo dore ko n'ikibazo cy'ubujura gikomeje kuhagaragara bitewe n'ababarangaza babereka Bikira Mariya. Abaje hano bose ntiwavuga ko baje kureba uwo Bikira Mariya ku mapoto, harimo abajura. Nk'ikigaragara ejo hari umubyeyi wabuze telefone, nabyo tubabwira muri mesaje ko abantu bose baje hano atari ubwo butumwa bubazanye. Icyo turimo gukomeza kubashishikariza ni ugukomeza kwirinda, kujya mu kazi kabo bagakora ibibateza imbere. Ibi ngibi bijyanye n'ibihuha ko hari ibonekerwa ryabaye muri Gataraga bakabyibagirwa, hanyuma bagakomeza akazi kabo nk'uko bisanzwe. Bamwe mu basaza bashimangira ko ngo babonye iribonekerwa, bavuga ko umwe ngo yari impumyi atabashaga kureba, abandi bakavuga ko mu myizerere yabo barimo kubona Bikira Mariya mu mitima yabo, ngo ikindi bashingiraho ni ibimenyetso babonye abo kubisikana kw'izuba ndetse n'ukwezi. Mu masaha 5 iby'ibiti byirengagije saa 5 twageze duca izuba n'ukwezi, ibyo ndabibona bibisikana. Turi hara ku majuri, ukwezi kwamanukaga, izuba ryari riri guca, ariko noneho ibyo muri ibi biti byo ndi gusanga ari bikabyo. Jewe ku isi nta mwiza n'umwe ubaho uretse Imana yonyine, ariko mpamanije na Mwuka Wera, jewe mpagaraye kuri Mwuka Wera, ni ukuri nabibonye. Wari usanzwe ufite ikibazo cyo kurwara amaso? Jewe amaso yakize, ndi kureba neza, ndabona ndi kureba neza, ni ukuri cyose. Ubwo twakubukaga muri kano gace ka Rwinzovu, abaturage bakomeza kuvuga ko bari mu kureba iribonekerwa, mu gihe abandi bakibishidikanyaho. Hagize amakuru mashya turaza kumenya nimba n'iyi poto iraza kurandurwa, cyangwa se abaturage bakaza kumva ibyo ubuyobozi bubabwira bakemera kujya mu ngo. Iby'aya makuru tukazabigarukaho mu makuru yacu ataha. BTN TV mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, Ndindahiro Valence Papa.